turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu ku Isano TV show. Ikizakubwira ko umaze kugera ku iterambere nuko uzaba ahantu heza, ahantu hasa neza, ahantu hagezweho kandi hari umucyo. Buri wese abyukira ku kazi ke cyangwa se mu masomo ngo arebe ko yakabya inzozi ze. Yaba abikorera, abakora mu bigo bya leta cyangwa se abakiri ku ntebe y'ishuri, buri wese aba yumva yakabya inzozi ze, kandi koko nibyo. Kugira ngo ugendane n'igihe tugezemo, hari ibyo ugomba kuba wujuje, kandi kugira ngo ubyuzuze bizagusaba gukora cyane. Iterambere mu Rwanda riri kugenda rizamuka, uko bwije n'uko bukeye ibikorwa remezo birazamuka ndetse bigakomeza kwiyongera ku rwego ruhambaye. Muri iki gihe hari ibikorwa remezo bihambaye ndetse bifite n'agaciro gahambaye. Ibyo ni ubutaka, inyubako ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iterambere riri kuzamuka ku rwego ruhambaye ku buryo nudakoresha imbaraga zawe, ubumenyi bwawe, uzasanga warasigaye. Nibyo tugiye kuganira muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro. Twerekeje mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera, akagari ka Gacaca, umudugudu wa Kamuvuyo. Ucyumva akarere ka Karongi, nta kindi uhita utekereza, ni ibyiza nyaburanga bitatse ako karere. Harimo nk'amazi magari, isoko y'ubwiza bwa Karongi. Ntabwo twabitindaho, dore ko akarere ka Karongi gakora ku kiyaga cya Kivu, ahubatse amahoteli yuje ubwiza akurura ba mukerarugendo n'abandi bifuza kuhasohokera. Akarere ka Karongi gakora ku kiyaga cya Kivu, ahubatse amahoteli yuje ubwiza akurura ba mukerarugendo n'abandi bifuza gusohokera ku mazi. Sabo gusa, dore ko n'abahanzi bagiye batandukanye bakunze kuhakorera indirimbo. Murayizi indirimbo Fou de toi y'umuhanzi Element na Bruce Melody. Imiturirwa ikomeje kubakwa mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Karongi. Reka twivugire kuri Universe MBC Company Limited iherereye mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera. Ikomeje kuba ubukombe ndetse no kuba igisubizo mu iterambere ry'abatuye akarere ka Karongi n'abandi baje babagana. Mwibuke dutangira iki kiganiro twakomoje muri bimwe bizakubwira ko ugeze ku iterambere, utangiye gukabya inzozi zawe. Nuko uzaba ahantu heza, ahantu hari umucyo kandi hagezweho. Universe MBC Company Limited izabigufashamo. Universe MBC Company Limited iherereye hafi y'akarere ka Karongi,
munsi gato y'umuhanda werekeza Gisenyi, muri metero 200 uvuye muri rompuwe ya Rubengera ihuza umuhanda uva Kigali werekeza Karongi ku Kivu ku mazi n'uwerekeza Gisenyi, Igisenyi ku mucanga ku mazi. Universe MBC Company Limited ikaba iherereye muri metero 200 nk'uko twabivuze haruguru uvuye kuri iyo rompuwe munsi gato y'umuhanda werekeza ku Gisenyi ku mazi. Reka twigarukire kuri serivisi batanga. Civil Engineering Service cyangwa se serivisi zose zijyanye n'ubwubatsi ndetse n'inyubako, harimo nko gukora pora zigezweho utabona ahandi, project study cyangwa se kwiga imishinga, harimo gukurikirana poroje kugeza irangiye, kubasabira ibyangombwa byo kubaka, kumenya amafaranga uzatakaza ku nzu yawe cyangwa se ibyo bakwita bills of quantity, property valuation, expertise benshi bazi nk'igenagaciro, land surveying service, harimo gutera boroni, gupima ubutaka, gukosoza imbibi, kubarura ubutaka n'izindi serivisi zose zijyanye n'ubutaka. Dufite abenjeniyeri kabuhariwe babifitiye uburambe bagufasha kuri izo serivisi zose wakwifuza. Batanga serivisi inoze ku buryo wahakumbuza abandi. Ku banyeshuri namwe bakeneye internship barabatrayininga mukabasha kwagura ubumenyi mugatekereza kure. Ushaka ibindi bisobanuro wahamagara manager wa Universe MBC Company Limited kuri 0788 897 254. Umukiriya ni umwami. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, mukomeze muzamura iterambere ryanyu muba ahantu hasa neza. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Iyi ni Isano TV Show.